rwose twabatuje ku isi tubageneramo imibereho, ni bike ibyo mushimira. Mu by'ukuri twarabaremye, hanyuma tubaha ishusho, maze tubwira abamarayika tuti mwubamire Adamu. Barubama uretse Ibilisi, ntabwo yari mu bubamye. Aravuga ati, niki cyakubujije kubama ubwo nagutegekaga? Aravuga ati, gende mwiza kumurusha wandemye mu muriro umurema mu cyondo. Aravuga ati, busohokemo ntibikwiye ko ubwikuzamo, sohoka, mu by'ukuri wowe uri mu basuzuguritse. Aravuga ati, mpigihe kugeza ku munsi bazazurwa. Aravuga ati, rwose uri mu barindirizwa. Aravuga ati, kubera ko unyoretse nzabubikira ku nzira yawe igororotse, hanyuma rwose nzabageraho nturutse imbere yabo, inyuma yabo, iburyo bwabo n'ibumoso bwabo. Abenshi babo ntuzasanga ari abashimira. Aravuga ati, busohokemo umwaye, wirukanywe. Mu by'ukuri uza gukurikira muri bo, rwose nzabuzurisha Jahannama mwese. Yewe Adamu, tura wowe n'umugore wawe mu busitani, muryemo ibyo mushaka, ntimwegere iki giti mutazaba mu bahuguza. Shayitani arabashuka kugira ngo abereke ibyo bahishwe mu bwambure bwabo. Aravuga ati, Nyagasani wanyu ntiyababujije iki giti usibye kuba mwaba ba marayika cyangwa mukazabaho ubuziraherezo. Arabarahirira, mu by'ukuri jye kuri mwe ndi mu babagira inama. Abareshyeshya ikinyoma. Bamaze gusogongera ku giti, bagaragariwe n'ubwambure bwabo, batangira kwiyomekaho ibibabi byo mu busitani. Nyagasani wabo arabahamagara, ese sinari nababujije icyo giti nkanababwira ko mu by'ukuri Shayitani kuri mwe ari umwanzi ugaragara? Baravuga bati, ayi Nyagasani wacu, twarihuguje ubwacu, nutaduhanaguraho ibyaha ngo unatugirire impuhwe, ni ukuri rwose tuzaba mu bahombye. Aravuga ati, nimumanuke bamwe muri mwe ari abanzi b'abandi, mufite ubuturo ku isi n'umunezero w'igihe gito. Aravuga ati, muri yo niho muzagirira ubuzima, no muri yo niho muzapfira, kandi muri yo niho muzazurwa. Yemwe bene Adamu, mu by'ukuri twabamanuriye umwambaro uhisha ubwambure bwanyu ari n'umutako, kandi umwambaro wo kuganduka niwo mwiza. Ibyo ni mu bimenyetso bya Allah kugira ngo batekereze. Yemwe bene Adamu, rwose Shayitani ntazabashuke nk'uko yasohoye ababyeyi banyu bombi abakuye mu busitani, akanabambura umwambaro wabo kugira ngo abagaragarize ubwambure bwabo. Mu by'ukuri we n'abambari be barabareba, aho mwe mutababona. Rwose twe Shayitani twamugize inshuti koya z'abatemera. Niyo bakoze igicumuro baravuga bati, twabisanganye abakurambere bacu, kandi Allah yarabidutegetse. Vuga uti, mu by'ukuri Allah ntategeka gucumura. Ese muravuga kuri Allah ibyo mutazi? Vuga uti, Nyagasani wanjye yategetse ubutabera, mujye mwerekeza uburanga bwanyu kuri Kaaba, uko mwubamye munamusabe mumwereza idini. Nk'uko yabatangije niko muzagaruka. Itsinda yarariyoboye, agatsiko kokamwa n'ubuyobe. Mu by'ukuri ko kagize Shayitani inshuti ko yakaretse Allah, kandi gakeka ko rwose ko kayobotse. Yemwe bene Adamu, nimurimbe uko mugiye gukora swala, kandi mujye murya munanywe, kandi ntimukaye. Mu by'ukuri we ntakunda baya. Vuga uti, ninde uziririza umutako wa Allah yashyiriyeho abagaragu be n'ibyiza mu mafunguro? Vuga uti, byo nibyo abemeye mu buzima bw'isi, bikaba umwihariko wabo ku munsi w'imperuka. Uko niko dusobanura amagambo ku bantu bafite ubumenyi. Vuga uti, mu by'ukuri Nyagasani wanjye yaziririje ibicumuro, ibigaragara muri byo n'ibyihishe, n'ibyaha no kwikuza bitari mu kuri no kubangikanya Allah, ibyo atamanuriye ibimenyetso no kuvuga kuri Allah ibyo mutazi. Buri umma ifite igihe ntarengwa. Iyo igihe cyayo kigeze ntikererwa igihe cyangwa ngo ize mbere yacyo. Yemwe bene Adamu,
niba rwose intumwa zanjye zibaturukamo zibagezeho zibatekerereza amagambo yanjye, abazaganduka bakanatunganya ntabwo babazagira nta n'agahinda. Naho abahinyuye amagambo yacu bakayikuzaho, abo ni ba nyir'umuriro, bazawubamo ubuziraherezo. Ninde uhuguza cyane kurusha uwahimbiye Allah ikinyoma cyangwa uwahinyuye amagambo ye? Abo bazagerwaho n'umugabane wabo uri mu gitabo, kugeza ubwo intumwa zacu zizabageraho zibavanamo roho zivuga ziti, biri hehe ibyo mwasengaga bitari Allah? Bavuge bati, twabibuze. Bakihamiriza ko mu by'ukuri bari abahakanyi. Aravuga ati, nimwinjire muri umma zahise mbere yanyu mu majini n'abantu, mujye mu muriro. Uko umma yinjiye ikavuga mugenzi wayo kugeza ubwo bakoraniyemo bose, iya nyuma muri zo ikabwira iya mbere yazo iti, ayi nyagasani wacu, aba nibo batuyobeje, baha ibihano byikubye mu muriro. Aravuga ati, buri wese afite ibyikubye ariko ntimubizi. Aba mbere muri bo babwira abanyuma bati, ntacyo muturusha, ngaho nimusogongera ibihano kubera ibyo mwakoraga. Mu by'ukuri abahinyuye amagambo yacu bakayikuzaho, imiryango y'ikirere ntizabafungurirwa, ntibazinjira muri jana keretse ingamiya yinjiye mu mwenge w'urushinge. Uko niko duhemba abahuguza. Bafite Jahanama ho isaso, no hejuru yabo ikaba ibyiyoroswa. Uko niko duhemba abahuguza. Naho abemeye bakanakora ibitunganye, ntidutegeka umuntu keretse ibiri mu bushobozi bwe. Abo nibo ba nyiri jana, bazayibamo ubuziraherezo. Dukura mu bituza byabo inzika, imigezi iratemba munsi yabo. Baravuga bati, ishimwe n'ikuzo byuzuye n'ibya Allah watuyoboye kuri ibi. Ntitwari kuyoboka iyo Allah atatuyobora. Intumwa za nyagasani wacu zazanye ukuri, maze barahamagarwa ngo, ngiyo jana murayirazwe kubera ibyo mwakoraga. Ba nyiri jana bahamagara ba nyir'umuriro bavuga bati, twasanze ibyo nyagasani wacu yadusezeranije ari ukuri. Ese mwasanze ibyo nyagasani wanyu yabasezeranije ari ukuri? Baravuga bati, yego. Uhamagara atangaze hagati yabo ko umuvumo wa Allah uri kubahuguza. Abakumira inzira ya Allah bakifuza ko igorama, kandi bo ari abahakana imperuka. Hagati yabo hari urusika, no kuri Arafa hari abantu bazi buri wese ku kimenyetso cye. Bahamagara ba nyiri jana baravuga, salamun alaikum. Ntabwo bari bayinjira, kandi bo bayifuza. Amaso yabo ahindukirijwe ahateganye n'ahari ba nyir'umuriro. Baravuga bati, ayi nyagasani wacu, ntudushyire hamwe n'abantu bahuguza. Ba nyiri Arafa bahamagara abantu bazi ku bimenyetso byabo bavuga bati, kwishyira hamwe kwanyu no kwikuza kwanyu byabamariye iki? Ese aba nibo mwarahiye ko Allah atazabaha impuhwe? Nimwinjire muri jana ntabwo bamufite nta n'agahinda.